style zaraje biragusaba kuba pastor usa neza utwaye imodoka nziza urya neza ugaragara neza n'imbere y'abantu utagaragaza inzara iyo uyoboye urubyiruko bisa nko gutwara ibikeri mu ngorofani Uro ni bikeri reba uvuye nko kuri tapi rouge Nyamirambo upakiye ibikeri mu ngorofani nta mazi arimo ntushobora kugera kuri 40 kimwe kiba gisimbuka kivamo ikindi gisimbuka kivamo gitora ikindi gisimbuka baya bamisi babagabo nanjye mba numva ndi mwiza najyayo ni nawe mutima nifurisha iriya ndwara ya kiriya cyorezo ahubwo igishobora kuba kitarabaye ntabwo ari ngombwa ko dutangaza abakize. Reka nanjye mbaye ikaze mwese mukurikiranye ibiganiro byawe yawe TV nkuko bisanzwe subscribe ni ingenzi kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bitandukanye nkuko bisanzwe rero tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye uyu munsi turi kumwe na Apotre ntuze gucikwa n'ikiganiro uraza kuza kumva ku bimwe bibazo na bimwe tugenda tumubaza hari ibibazo ushobora kuba wibaza ariko ukabura uburyo wabimubazamo urajya handikirwa comment kugira ngo ugende ubimubazamo nawe azaza areba comment abashe kubasubiza ni Ange nkuko bisanzwe ndi kumwe na Apotre nago najya kuvuga byinshi nawe arahari reka ntangire mu ikaze kuri yawe TV tugoye ikaze. Turagushimiye Ange nitwa Apotre Harerimana Joseph ndi umushumba w'amatoro ya Buhori Church ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana 5 ndengeje imyaka 30 kuko itegeko rivuga ko mu Isiraheli kera umuntu yatangiraga kuvuga ibitangaza by'Imana no kubwiriza ubutumwa bwiza arengeje iyo myaka urumva ndi umugabo uzi ibyo nkora ndi umugabo uzi ibyo mvuga kandi mpagaze mu ijambo ry'Imana. Tushimiye rero abatwumva bose nabaza gukurikirana iki kiganiro nibahabwa umugisha amen. Amen. Nkuko bivuze ngo uri umugabo uzi ibyo ukora ariko hari gihe hari izina numvise uvuze ari izina yitwa Yongwe niba ari Yongwe niba ari Yongwe naryo ni ryawe se cyangwa ni izina ukoresha wenda mu murimo w'Imana cyangwa se hari inkomoko yaryo hari aho ryavuye? Iryo zina ni izina ryanjye Yongwe kandi nkiri muto nararirwanyaga ariko ubu nasanze ari izina ridasanzwe ni izina rifite amateka kandi ku isi nta muntu ndabona witwa Yongwe cyakura nigeze kugira connection umwe witwa wo muri Korea bijya kwitiranwa ariko nawe atari byo nitwa Yongwe rero ni izina abantu bampimbye ry'amateka y'ibyo nakoraga nkiri mutoya ubundi Yongwe mu Kirundi bisobanura umwumbati urura umwe wa gitamisi urura cyane niwe bita Yongwe. Nanjye rero kuko ahantu twari dutuye ari hafi y'u Burundi abantu babonaga ibyo nkora mu mateka njya kubaturiya ni Yongwe ararura nararuraga rero ariko ni nawo murimo wa Yesu Kristo mu kirura akuramo ikiryoshye mu kibi akuramo ikiza mu kidashoboka akuramo igishoboka mu bananiranye akuramo abakozi b'Imana. Ni izina ry'amateka rero ubuho rikwiriye gushyigikirwa kuko mu minsi iri imbere tuba dufite za hospitali zanditseho Yongwe amagence Yongwe ngomba kuzagira indege yanditseho Yongwe nzakora ibintu byinshi insengero n'ibindi byinshi cyane Imana iri kugenda itwereka by'amateka. Ni nk'izina rero Imana yashimye ko nitwa kugira ngo rizaba ari izina ridasanzwe rizafashe ministeri yanjye cyangwa se n'izindi za ministry nzagenda ntangirira z'ibikorwa bitandukanye bazajye bamenya ko ibyo byose ari umuntu witwa Yongwe Imana yabikoreye cyangwa yabikoresheje. Ariko hari n'abantu maze gusengera b'ingumba bari bafite abana bamaze imyaka 19 18 20 batabyara ari ingumba umubyeyi yabyara umwana agahita amwita Yongwe. Hari abandi bana bamaze kuvuka bitwa Yongwe ababyeyi bagiye basama barataye agaciro bamaze imyaka batabyara maze kumenya nk'abana 4 5 b'abantu babyaye abana babita Yongwe noneho byanditse. None se muri uko kubita Yongwe niko kundi wabaga wabasengeye bakavuga ati kubera ko tuza amateka y'uriya mu Apotre cyangwa se uramuvuga butumwa reka tubashe kumwitirira rya zina kuko nawe haraho yavuye niyo mpamvu wenda bahitaga bitirira iryo zina abana babo Yongwe? Urumva hari wenda nk'umudamu umwe yamaze imyaka 19 abana n'umugabo atarabyaye nyuma umugabo aza kumuta akajya muta akagenda akagaruka ariko nza gukora igiterane hano yaratuye aza mu giterane ndamuhagurutsa ndamubwira nti Imana imbwiye ko wirukanwe mu muryango ugiye gusubirana n'umugabo
kandi uzahita usama. Mu mwaka wa 20 arasama, asamya abyaye rero kubera ibyishimo by'iby'Imana yamukoreye no gukunda ubuhanuzi bw'uwo mukozi w'Imana. Umwana mwita Yongwe. Urumva ni ibintu biba bikonegita n'amateka yiba byarabaye. Kuri ubu ngubu rero uravuze ngo hashize imyaka 19 atarabyara, atarabona urubyaro, ubashije kumusengera cyangwa se ubasha kubonekera, niba nabyita kubonekerwa, niba nabyita kugira kubona ko afite ikibazo cyo kutabyara, uramusengera abasha kubyara mu mwaka wa 20 arabyara. Ese niki wabwira nko ku bantu baba barihebye? Kuri ubu ngubu hari abantu usanga bamaze imyaka 25 babana ariko ugasanga nta rubyaro bari babona, ugasanga umugabo ku giti cye ari kugenda acinya umugore bitewe nuko hari uko ari gufata umugore bitewe nuko atabyara. Urumva umwuka utuma abagore batabyara ni umwuka wa Satani. Kuko Bibiliya iravuga, niba birivuga ngo kubyara ni umugambi w'Imana, urubyaro biravanga urugo n'amatungo umuntu abiheshwa n'ababyeyi, ariko umugore mwiza ukamuheshwa n'Imana. Hanyuma n'urubyaro ni umwanda uva ku Uwiteka, niko Bibiliya ivuga. Kutabyara rero ni umugambi wa Satani. Imana iha umugabo anje kugira ngo ikoreshe ikoranabuhanga ryayo, anje bamutera inda asame abyare. Umugambi wa Satani ni ukuboroka hagati y'umugore n'umugabo kugira ngo batabyara. Icyo imbaraga z'Imana zimara rero, nicyo imbaraga z'amasengesho zimara, ni ukwica uwo mugambi wa Satani ubuza umuntu kwakira ya mbuto kugira ngo ivemo umwana muzima. Igishoboka rero tushobora kubwira umuntu wese utabyara, muri Kristo Yesu twahawe ububasha bwo gukiza indwara no kwirukana imbaraga zose. Abantu bose ntibashobora gusengera ingumba babyare, ariko hari abantu bahawe iyo mpano yo gukoreshwa n'ijambo ry'Imana ibitangaza. Impamvu ingumba zibyara nk'icyo cy'abagore babyara ni ikintu nasigiwe kuva Imana yampamagara mu itorero rya Depera Panekote mu Gakinjiro, mu byumba by'amasengesho, aho nanyuze mu biterane mu Rwanda, mu Burundi, mu bihugu bya Afurika, ahantu henshi hatandukanye. Amakuru hari nuko ingumba nyinshi zabyaye. Hari naho nigeze gukora igiterane nterura abagore, mpamagara abagore batabyara, haza abagore 18. Haje abagore 18, mbwira abandi bagore bateruye abana, ndavuga ngo ni mubahereza abana. Umugore utabyara bakamuhereza umwana, nkamubwira nti uwo mwana ni uwawe, noneho ugiye kubyara, mwita izina, bakamwita izina n'amazina banditse bazita abo bana, barayanyandikiranya atana ku rupapuro. Mu gihe gitoya abagore mu mwaka wakurikiyemo bose babyaye rimwe ari abagore 18. Bakoresha feta, abo bagore barantumira bamurika mu rusengero uburyo babyaye mu giterane cyahabaye. Iyo ni impano yo gutegeka abadayimoni. Umuntu rero ufite iyo mpano yo gutegeka abadayimoni babuze urubyaro, ni nawe ufite iyo gutegeka abakobwa bagumiwe, ni nawe ufite impano yo gutegeka abagabo bahora mu kajagari ko guta abagore, ni nawe ufite impano yo gutegeka ibintu byose biboroka ubuzima bw'abantu. Iyo mpano rero yo gusengera abagore batabyara isa nk'iyo gusengera abana b'abasazi, isa nk'iyo gusengera abantu bataye ubwenge, isa nk'iyo gusengera abantu bagumiwe n'abashaje. Buriya n'umuntu akuze nubwo yafite imyaka 50 n'ingahe, akahura n'ubutumwa mvuga, akizera Poso, akizera Imana ya Poso Harerimana Joseph, shobora kumusengera Imana ikamuha umugabo, kuko umugabo ni umugambi w'Imana. Haraho nasomye mu Bami ba mbere igice cya mbere ngo Dawudi ashaje, ngo baramworosaga ariko imbeho ikamwica, ngo abakobwa bakora inama bamushakira umuntu bangana, ngo bamushakiye Dawudi arongera arasusurukirwa, ubuzima bwe burakomeza. Kubana ni umugambi w'Imana. Kubaho uri umukobwa utagira umugabo ni umugambi wa Satani. Kubaho uri umusore ukagenda ukagira imyaka 40 n'ingahe ugakarantika warabuze umugabo, ibyo ni imigambi ya Satani. Nuko utamenya kuri mu mugambi wa Satani. Impamvu rero nshobora kwirukana ibyo, icya mbere nuko nahawe impano, icya kabiri nuko namenye ko ari umugambi wa Satani. Iyo ukora ibintu uzi neza ko uri gusenya ibikorwa bya Satani, uri umukozi w'Imana, uba ufite valere kandi uba wumva ufite confidence zo kubikora. Nicyo kibintera. Mu biganiro wagiye ukora hari aho uvuga ngo a degree mean degree, ntabwo nzi neza kubisubiramo, ariko urabidufasha neza, dusobanurire neza a degree mean degree ni bisobanuye iki, niba nari kwivuga neza. A degree mean degree ubundi
mu mwuka hari ibintu Imana itubwira utashobora gusobanura mu mubiri, nk'uko nshobora kuba nicaranye nanje nk'ubu turi kuri televiziyo, nk'ubu ndi kureba ubuhanuzi bwawe nshaka naguhanurira nkakubwira anje wenda nuza kubinyemerera kutaza kubikuramo muri kamera, nshaka kuza kuguhanurira abantu ku mbuga nkoranyambaga bakabibona kandi bikazagusohoraho, ariko uri kunyereka ibyo nguhanurira we ntabwo uri kumubona, ntabwo uri kumubona. Ayidigira imini digi rero ni ijambo marayika uhagaze imbere yanjye iyo ndi guhanura akunda kuba ari kumbwira. Ayidigira imini digi birasobanurwa ngo gukira ni nonaha. Niba wenda haje umuntu kundeba ari ingumba atabyara, marayika akajya hagara imbere yanjye ambwira ngo ayidigira imini digi, akambwira ati musengere murambike ibiganza byizera, ayidigira imini digi, kubyara ni nonaha, gusama ni nonaha, kwakira igitangaza ni nonaha. Ni ijambo risobanurwa ngo kwizera ni nonaha, kwakira ni nonaha, kubohoka ni nonaha. Ayidigira imini digi ushobora kubishyira mu rundi irewo today now aujourd'hui, ubwo rero ni ukuvuga ngo nayidigira imini digi ni nonaha. Ubu ndi gukora ikiganiro nonaha, ndi kubwiriza nonaha, nshobora guhanura nonaha, nshobora kwirukana abadayimoni nonaha, nshobora gukiza indwara mu izina rya Yesu nonaha, nshobora gukoreshwa n'Imana nonaha. Ibintu nizeye bisobanurwa ngo jewe rero ntabwo nizera muri nza, ntabwo nizera muri nza. Niba ngiye muri vile ubwo ngiye muri vile, niba mvuze ngo mpaye umuntu ngiye guha umuntu ikintu, ntabwo mvuga ngo nzaguha ahubwo ndaguhaye nonaha. Niba mvuga ngo ngiye gukemura ikibazo ngiye kugikemura nonaha. Ibiro bya idigira imini digi binasetinze uko amaraso yanjye ameze, ibintu byanjye ni nonaha, nizeye ni nonaha, ngiye gukora ikintu ni nonaha. Niyo mpamvu uzanumva ko ibintu byose ngiye gukora mbitangaza ntarabikora, kuko biba byakoretse. Imana ntikorera muri nza, ikorera muri nawe. Kuko Imana idakorera muri nza ni ukubera yuko Imana nta kibuze. Ubwira umuntu ngo nzagufasha kuko uzajya gushaka ubufasha, ubwira umuntu ngo nzakukora iki kuko ntacyo ufite. Imana nta kisaba, ntitega indege, ntisaba visa, ntisaba kredi, ni umutunzi w'imbabazi. Ibintu byose bivuze ngo nza, ntivuga ngo nza ndaguhaye. Buriya n'abahanuzi b'abana nibo bakunda guhanura ngo Imana izaguha, ngo Imana izakuha umugabo, ngo nzagukorera ubukwe. Oya, yembwira umuntu Imana igukoreye ubukwe, Imana iguhaye akazi, Imana iguhaye, ahubwo tera n'intambwe ujye kugashaka, Imana iba yakaguhaye. Tubikora aka kanya, nako kanya ayidigira imini digi nako kanya. Iryo jambo se cyangwa se iryo jambo riri mu cye kirimi wadufasha kutubwira? Urwo ni ururimi rwo mu ijuru, urwo ni ururimi rwo mu ijuru, ntabwo ni ururimi rwo mu ijuru. Kuko ku munsi wa Pentekote, ku munsi wa Pentekote byakozwe n'intumwa ibice 2:8 ngo bari mu mwuka umwe bateranye, umuriro ubatunga uva mu ijuru, bavuga indimi nyinshi. Wenda igayidigira imini digi nuko ari ryo navuze abanyamakuru bari komantaho cyane, ariko mvuga n'izindi ndimi. Imini digi ryo ngomba kuritsindagira ni nonaha. Nawe utwaye imodoka ukabona feri ziracomotse, ushobora ngo ayidigira imini digi, imodoka igahita ihagarara, sibyo? Ufite fiance kandi ushobora kuba umufite, ufite fiance ukabona atangiye gutambika ibirenge atabisha, ubangwa ayidigira imini digi, naragufashe wa musore we ntuzancika, uhita umufata. Ugiye ahantu muri interview mu kazi ukicarana na diregiteri w'ikigo runaka, ushobora kwicara kuko ubangwa ayidigira imini digi, nta mpamvu nimwe ataguha akazi. Uwo ni umuti rero ubukoze kandi wo kwizera utavamo. Urakoze cyane. Uratubwiye ngo haraho wagenda bari hamwe bateranye, umwuka waturutse mu ijuru, niwe n'umwuka simbizi, umwuka wera waturutse mu ijuru, buri wese atangira kuvuga indimi ziwe. Okay, noneho umaze kutubwira ngo buri wese yavuze indimi zigiye zitandukanye bitewe n'ukuntu bari mu mwuka bari gusengera hamwe. Watubwira ni gute umuntu azamenya umuhanuzi w'ukuri? Hari abahanuzi tugenda tubona batandukanye, hari uza akakubwira ngo Imana yambwiye gutya, ubundi tuzamenya gutandukanira hehe umuhanuzi w'ukuri cyangwa se umuhanuzi w'ubinyoma? Ubundi bimenyetso ni bibiri yivuga. Bibiri iravuga ngo mwemere ibihanurwa byose. Ni umuntu akubwiye ngo Imana izaguha akazi, sibyo? Byemere.
kuko nubundi akazi imbere uragakeneye. Niba umuntu akubwiye ngo Imana izaguha umugabo nubundi uri umukobwa uri igitsina gore, Yesaya 34:16 bangwa ikigore cyose kigomba kugira ikigabo cyacyo, n'ikigabo kigomba kugira ikigore cyacyo. Ukivuka uri umukobwa Imana yaremye umugabo, icyakubuza umugabo ni umugambi wa Satani, si umugambi w'Imana. Hanyuma rero ati tuzamenya gute umuhanuzi w'ukuri n'uw'ibinyoma. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo nta kindi cyambere tuzabamenyera ku mbuto zabo. Niko Bibiliya ivuga, Paulo yavuze tuzabamenyera ku mbuto zabo. Muri Mateyo 24 hazabaho ubuhanuzi n'ibintu bakora ibintu bitandukanye, ariko abo bose aho tubapimira ni ukubapimira ku mbuto zabo. Ikindi cya kabiri Bibiliya ivuga ko twamenyera abahanuzi, ubuhanuzi tuzabemera ibyo bahanuye byasohoye. Niba umuntu agiye ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati agahanura ibintu akabitangaza, mu kanya tukabona ibyo yatangaje ntabwo ari byo, ntibyabaye. Agatanga umunsi w'igihe ibintu bizabera, agatanga amatariki, ibyo bintu ntibibe, abantu bakabukurikirana, abanyamakuru akagira. Uwo muntu biriya bintu nibitaba ni ikimenyetso simusiga yuko atari umuhanuzi. Tutararenga aho ngaho hari umudamu w'umumama COVID ikimara gutangira cyangwa se ikimara kuza itarakara cyane, yavuze ko indwara itazigera igera mu Rwanda na rimwe, nkuko Ebola itigeze isesekara mu Rwanda, ageze muri Kongo gusa. Nyuma y'iminsi mikeya COVID yatangiye kugera mu Rwanda, ngira ngo uzi nahigeze. Uwo muhanuzi we twavuga ko yahanuraga ibinyoma, kuko wabonaga ko anahanura, ubona ko washyizemo imbaraga, ukabona nyine n'umuhanuzi mu bigaragarira inyuma. Uwo muhanuzi we yari uw'ibinyoma cyangwa ntabwo ibintu yavugaga nyine yari sire cyangwa yari seriye cyangwa uwo ntabwo ari umuhanuzi? Niko maze kukubwira. Imana ntibeshya. Imana ivuze ngo ibwiye Apotre Joseph ngo navuge ko icyorezo runaka kitazagera mu Rwanda, kuko ari Imana yabivuze, yavuganye na Joseph ntabwo cyahagera. Niba rero kije uwo muntu yaravangiwe wahanuye ko itazahagera, ni umuvangirwa, ntabwo Imana imuvugiramo. Ubwo ni ubuhanuzi bwe bw'amarangamutima, ntabwo ari ijwi ry'Imana ryabimubwiye. Kuko iyo umuntu agiye guhanura yumva amajwi atatu: hari ijwi ry'ibitekerezo, hari ijwi rya Satani, hari n'ijwi ry'Imana. Ayo majwi yose rero ntabwo abahanuzi bashobora kuyakontorora, bisaba urugero ugezemo mu mwuka. Imana rero ntabwo yavuga ngo icyorezo kiraje, wumvise ngo icyorezo kiraje n'ikirenga kize. Hari n'abajyariye bagahanura, ukumva umuntu arahanuye, hagiyeho umuyobozi runaka w'igihugu ati naka ntazayobora igihugu, kandi bwaca akakiyobora. Ni ukuvuga ngo ahubwo uriya baba bakwiriye gufatwa cyangwa bagatumirwa. Hari ibihugu uhanura ibinyoma, za forama z'abapasitori zikaguhamagara, haduka kucyubeshya, iyi mpano si yawe, bakakwihaniza, bakanakuzimya rwose ugaceceka, kuko ibyo uri guhanura atari byo. Ino rero mu Rwanda umuntu ashobora kujya ku mbuga nkoranyambaga agahanura ibintu bitari byo, ariko iyo umuntu ahanuye ibintu ntibisohore aba yirangije, kuko nyuma ntabwo azitwa umuhanuzi. Wabeshya abantu mu gihugu ngo ibi ndabihagaritse, ibi ntibizaba, ibi ntibiza, nikaba 2, 3, 4, 5 abantu bazakumenya. Abo bantu rero mujye mubatangaza ko bahanura ibintu by'ibinyoma bidasohora. Ikimenyetso rero cy'uko umuntu ari umuhanuzi ni uko ibyo ahanura bisohora. Ndumva ari hatari. No kuba maso faste, nukuba maso. Kandi bireba ngo bazanaza noneho bakora ibitangaza, bamanura umuriro mu ijuru, ariko babikoreshejwe n'imbaraga za Satani, atari imbaraga z'Imana. Ashobora kuza akamanura umuriro mu ijuru, agakora ibitangaza, igihugu kigahura, umujyi wa Kigali ugahungabana, cyangwa mu kindi gihugu, ariko mu kanya gato ugasanga afite aryamanye n'indaya muri hoteli, cyangwa mu kanya gato ugasanga yasinze ari kugenda mu muhanda, ari mu bindi bitajyanye n'ubwo buhanuzi. Niyo mpamvu wa muhanuzi azapimirwa mbuto yera, wa muhanuzi yazemerwa ari uko ubuhanuzi yahanuye busohoye. Ikindi ubuhanuzi sibyo, ntabwo abantu bari bakwiriye guhagarara ngo bahanure ku bya corona cyane, kuko niba Imana itaranyeretse corona igiye kuza, sibyo, niba Imana itareretse umuntu corona igiye kuza, kuki yashyuha ajya guhanura ko itazagera hano n'ibindi n'ibindi? Ariko hari abantu bahanuye corona barayivuga, nubwo bateruye ngo bavuge izina ryayo. Hari abantu bahanuye icyorezo, bavuga n'uburyo abantu bazakirinda. Hari n'abatagihanuye. Kandi kuba ntahanuye mbwira abantu ko corona izaza mu Rwanda si ikimenyetso cy'uko ntari umuhanuzi. We sije muhanuzi jyenyine. Hari wavuze ngo abahanuzi barashize, Imana ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira abayari. Niba hari 7,000 rero ntabwo ibintu byose bizahanura Joseph. Hari ibyo abandi bazahanura, nanjye hari ibyo nzahanura, kandi buri wese ahanura ku rwego rwiwe. Tutararenga aho ngaho kuri COVID-19, urabona ni icyorezo kihangayikishije isi, nkayo nk'umukozi w'Imana uvuga iki kuri iki cyorezo?
iki cyorezo mvuga ko iki cyorezo cyamaze gucika intege, cyamaze gucika intege kuko icyambere kije cyakanze abami, gikanga ibikomangoma, gikanga abatambyi aribo bashumba abayoboye ubwami bw'Imana ku isi. Hanyuma rero buri wese rwaba ari urwego rw'ubuyobozi bw'igihugu rw'ubwami, ubwami burasenga, hanyuma ubutambyi burasenga, n'abahanuzi barasenga. Izi nzego rero eshatu iyo zihurije ku kintu, umwami, umuhanuzi n'umutambyi, sibyo? Bakavuga ngo ikintu cyose baracyamaganye, Imana igikuraho. Iyo kuba itorero ry'Imana ba Kristo bavuga ngo Mana dukize icyorezo, abayobozi bayoboye igihugu bavuga ngo Mana dukize icyorezo, abahanuzi bakavuga ngo Mana dukize icyorezo, icyorezo gikurwaho. Ikindi hari abantu usanga bago mbese ngo abashumba ngo abapastoro ngo bakoze iki, twarakoze cyane, twarakoze, twarasenze. Iyo tutaza gusenga ntabwo ari uko biba bimeze. Isi yagomba gushira mu kanya gatoya. Twarasenze, twarapfukamye, turasenga, Imana ibica intege, nubwo byageze teje ingaruka zitandukanye, ariko dufite ubutumwa natanga nuko imbere ari heza. Hari abantu bagiye bavuga batanga amakomenteri ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bakavuga ati babandi bakiza indwara, babandi bakiza sida, babandi bakora ibitangaza bari he kugira ngo COVID-19 bayikize nayo bayisengere ibashe gukira. Nta wavuga jewe nk'umukozi w'Imana ufite impano yo gukiza indwara, yo gukiza indwara no gutegeka ibintu bikomeye ku bantu bikavaho. Ibyo nizera ni ukuri. Umuti Imana ivurisha sida, uwivurisha senezite umuntu yagize ikibazo cy'ubukonje, uwivurisha ka kantu kaza kujisho kagahenera, ni nawe muti Imana ivurisha iriya ndwara ya kiriya cyorezo. Ntabwo twebwe dutera urushinge, ntabwo dupima imiti mu Bufaransa, ntituma muri Amerika, nta nubwo tuyikora mu nganda zo mu Rwanda no mu bindi bihugu bya Afurika bikora imiti. Umuti wacu ni ukubwira abantu kwizera no gutegeka indwara tukazirukana. Ahubwo igishobora kuba kitarabaye, ntabwo ari ngombwa ko dutangaza abakize. Ntabwo ari ngombwa ko dutangaza abakize. Ubu ushaka kumbwira ko nta bantu nasengeye? Sinshoboye kubitangaza kuko nitunakeneye ko tujya ku mateleviziyo ngo nasengeye nakarakira ngo nakayararwara, ariko dufite abantu baduhamagaye mu bihugu bya Afurika no mu bihugu bya Amerika bitandukanye, abantu bari barwaye bameze nabi, Imana ibakorera ibitangaza ku bw'amasengesho. Ntabwo rero umuntu nta wampamagaye ambwire ngo ararwaye corona virusi hanyuma mubwire ngo ntabwo nashobora kuyisengera. Indwara yose nayitegeka igakira. Ariko kuyitegeka igakira ntabwo njya kunuza ntangaze ngo nakayakize nakayaje. Hari abashobora kubikora, je ntabwo nikorera publicity kuko publicity Imana ikorwa n'ibyo nakoze. Nawe ubwawe waje kundeba dukorana ikiganiro, niwe waje kundeba, hari ubuhamya wumvise bw'abakira cyangwa ibyo mvuga, uravuga ati reka nje gushaka uyu muntu dukorana ikiganiro, nawe kuri channel yanyu abantu bashe gukurikira mutange service nziza. Ni nako rero tuzumva abakize indwara zitandukanye n'abandi baje. Abashumba barasenze, abayobozi b'igihugu barasenga, polisi ikora umurimo wayo yo kubahiriza umutekano, inzego zo hasi zirakora, abandi baririnda bajya mu mabwiriza, Imana ikoresha ubwenge bwose. Urakoze cyane. Kuri ubu ngubu uko bwije nuko bukeye niko tugenda tugera mu iterambere. Ubu ni iterambere ari iki rihungabanya cyangwa rigabanya ku murimo w'Imana? Iterambere ntacyo rihungabanya ku murimo w'Imana, ahubwo usanga abakristo tuyoboye bafite imyumvire itandukanye, bafite imyumvire. Ndatanga urugero, hari shani imwe numvise nijoro umuntu wakoranaga ikiganiro n'umunyamakuru amwoza ngo mbese gufunga insengero ngo bakabuza gukorera mu kajagari, ndabara hano mu gihugu cyacu ngo byashenye iterambere ngo cyangwa ryaradindije. Numva rero ibisobanuro umuntu yatangaga numva sibyo jewe natanga, wenda navuga kuri ako ngako. Ubundi leta ni umubyeyi w'abafite ubushobozi mu gihugu, ni umubyeyi w'abadafite ubushobozi. Hanyuma ikindi leta irebe ejo hazaza h'igihugu, irebe ejo hazaza h'igihugu, bakavuga ati muri action plan y'igihugu turapuraninga igihugu kizagere kuri kizagende kuri. Hari imyanzuro imwe n'imwe rero ishobora gufata ikabangamira abantu mu rwego bariho, ariko noneho igatuma igihugu cyavasa kigakomeza kikagenda. Ntanga urugero, niba leta umuntu ashobora abantu bashobora guhagarika gukorera mu kajagari, wenda gucururiza mu kajagari, gusengera mu kajagari, ariko muri kwa gukora bya bindi bigahungabanya abantu. Nari muri uyu mujyi mu gihe
uyu mujyi wayoborwaga n'umugabo umwe ntavuze uzwi cyane witwaga Mutsindashyaka, numva nari mpari, niho bafashe ibyemezo mu mujyi wa Kigali wo gukuraho amakontineri ku muhanda, abantu bacuruza mu muhanda, utuzu twagiye dusudirwa iruhande muri kaburimbi baraduterura, ndetse baterana bino biti tugenda twugama mu izuba mu mujyi. Ariko abantu barashakuje bati turapfuye, Kigali birarangiye. Ariko bo ababikoraga umujyi wa Kigali byatanze isura nziza y'uko umuntu wese ushobora kugera mu mujyi wa Kigali abona ko ari igihugu kiri sumati gitandukanye n'ibindi bihugu ndetse gisa neza. Uwo ni umwanzuro wafashwe, ubangamira wari ufite kontineri, ubangamira wacuruzaga mu kajagari, ariko utunganya icyerekezo cy'umujyi hamwe dushobora kubona ba mukerarugendo, nawe waba uri mu mujyi ukumva ko ugiye mu mujyi. Rero n'igihe habaga kuho akajagari k'amatorero hari ibintu byabangamiye. Niba umuntu yari afite uburyo asenga mu kajagari akabaho, cyangwa se akagira interesi we yinjiza, cyangwa se akabwiriza abantu bakihana, iyo myanzuro yarafashwe. Ariko hari n'undi murongo mwiza watanze ushobora kuba watuma akajagari kabaho. Nkanjye ndatanga nk'urugero nk'intumwa, hari uburyo wareraga umwana mu rusengero, wamurera mu rusengero ukamurera akahabwa impano y'ubuhanuzi yo kubwiriza, bwacya mu gitondo wamusigaho wagiye gusura itorero ry'i Burundi, mfite amatorero mu bihugu bitandukanye, waza ugasanga wa mwana yahise akodesha icyumba, inzu y'icyumba na saro hepfo yashinze itorero. Ubu ntibikunda. Gushinga itorero bifite umurongo bawugendeye, kuba pasitoro bifite umurongo byahawe, kuba umushumba bifite umurongo byahawe, kubona aho ukorera bifite umurongo byahawe. Akajagari rero kubijyanye n'ibintu by'akajagari ntabwo bidindiza umurimo w'Imana, ahubwo biteza umurimo w'Imana imbere abantu. Niba imodoka zarashayaga mu marembo y'urusengero kubera ibyondo, ubu hakaba hari amapave, ni valere kuri pasiteri, ni valere ku muntu waje gusura, ni iby'agaciro. Ku bijyanye rero n'ibyo ngo iterambere ntabwo ridindiza umurimo w'Imana, rishobora kwihutisha. Ubu ndi kuri YouTube online turi kubwiriza kuri iyi televiziyo, umukristo wanjye uri muri Amerika, uri mu Bwongereza, uri muri Canada, uri mu Ruhengeri, uri ibyumba utanyumvaga, message ntanze arayumvise. Iterambere dushobora kurikoresha neza, twubaka ubwami bw'Imana, twubaka n'iterambere ry'abantu muri rusange, tubaganiriza. Urakoze cyane. Aho ngaho tutararenga aho ngaho, umuntu ashobora kwibaza iterambere navugaga hari n'igihe umuntu ashobora kuba twakoresha smartphone turi nko mu rusengero. Hari ukuntu umuntu atakitwaza Bibiliya akavuga ngo Bibiliya iri muri telefone, nk'amafite telefone mu rusengero, mu gihe mfite telefone rero data akaba afunguye. Ubwo rero bavuga ngo gusoma ijambo ry'Imana nk'umuntu akabaranyandikiye kuri WhatsApp, yanyandikira kuri WhatsApp, ubwo nkaba ndaranga ibyo bivuga iki? Ntabwo buriya Bibiliya irihariye. Bibiliya ni igitabo cy'umwimerere, unagendana mu ntoki ugifite. Buriya ufite Bibiliya uri kuyigendana mu ntoki, ufite na telefone uri kuyigendana mu ntoki, bakubonamo ibintu bibi. Uhuye n'umuntu arakubwira ngo ufite telefone nziza, ariko uhuye n'umuntu ufite Bibiliya arakubwira ngo ufite Bibiliya nziza. Muri telefone habamo ibintu byinshi. Ushobora kuba ndi gusoma ijambo ry'Imana uri gusoma Bibiliya, undi ari gusoma muri telefone. Niba uri gusoma Bibiliya muri telefone, nuza gucatinga urabona ko haje message. Nuwakoherereza amafaranga wabona ko haje message. Nuwakoherereza ifoto wabona ko haje message. Je nashishikariza abakristo niba ko batunga telefone irimo Bibiliya, ariko bakanatunga Bibiliya. Ibyo tubyubatse Bibiliya rero yazacika, kandi mu gucika yazahenda cyane. Ugasanga Bibiliya igiye kugura nka miliyoni 3, 7, 8 cyangwa ibihumbi 100, kuko abantu bataye agaciro Bibiliya. Ibyo rero ni iterambere ryo ntabwo nabyita iterambere, ahubwo nukugwa no gusubira inyuma mu mwuka. Bibiliya rero umuntu agomba kuyitunga nk'igitabo cy'ubuhanga, nk'igitabo cy'ubwenge, nk'uko umuntu diplome yawe, impamyabushobozi yawe uyibika hatanyagirwa, ukayicunga neza, ukumva ufite ikintu cy'agaciro. Nashishikariza buri mukristo wese ko ageze mu rusengero yasoma Bibiliya. Urakoze cyane. Hari ikintu umaze kuvugaho, ukomeje uvuga ngo ukajya nk'i Burundi ugasiga nk'umwana mu rugo, ugasanga yashinze icyumba, yashinze itorero cyangwa se idini, niko nabyita. Kuri iyi minsi cyangwa se uko iminsi igenda iza, niko amatorero cyangwa se amadini agenda aza cyangwa se yiyongera. Bigasanga hagati y'amatorero cyangwa se amadini, abapotre ubwabo, abapasiteri ubwabo, harimo imyuka itari myiza. Ukumva ngo bantwaye abakristo, ukumva bari gusebanya, hariya ntago basenga, hariya barabeshya, hariya ibintu nk'ibyo ngibyo. Bivuga iki wowe? Urumva
amatorero azaba menshi na n'ubu ntabwo araba menshi kuko ugereranyije utubari turi mu mujyi wa Kigali ukagereranya n'insengero zihari hari n'uwavuga ati kuki batafunze utubari two mu mujyi wa Kigali twose batugabanye bagafunga insengero ibyo ariko hari n'utwafunzwe cyangwa se utuzafungwa kuko tutazubaka tutujuje ibisabwa ntabwo rero kuba itorero kuba amadini azaba menshi ntibivuga ko umuntu azajya gukora itorero ashenye irindi ntibivuga ko nzava mu rwo ndimo urugero nakuriye mu itorero rya Deperi Panekote mu Gakinjiro narasohotse ngenda nta korari natwaye nta kintu natwaye njya gutangira umurimo w'Imana kandi Imana iranshyigikira bitandukanye rero na wa muntu uca mu baririmbyi agasebya pasitoro agasebya itorero ati pasitoro wacu ni umusambanyi pasitoro wacu ni umusinzi ibi bintu ntacyo bizajya uwo ni umusenyi ni umurimbuzi ni nabyo leta itemeye naho rero ibyo kuba pastor watemerana iryo shyari mu kiganiro gishize hari televiziyo imwe nabisobanuyeho cyane ni umwuka w'ishyari iyi Imana igukoresha cyane haboneka abantu bakurwanya cyane wenda abantu bari gukira niba uri pastor umaze imyaka 5 utangiye ufite abakristo 50 jewe nkajya ahantu mu ikaritsiye natangira kubera impano y'ubuhanuzi mfite impano yo kubwiriza gusoma ijambo ry'Imana gusenga kuzamura abantu amateka ya Apostle Joseph muri wa mwaka umwe nkaba mfite abantu 5,000 3 4 2 500 1,500 uriya muntu agatangira kunsebya uwo ni umwuka w'ishyari kuko hari abantu bashobora gutangira egirize atari impano yabo kuko babonye Joseph yabikoze cyangwa se babigeramo bikabananira kuko atari ibyabo cyangwa se badafite ubushobozi ubu rero icyo twabwira abantu gutangira itorero ntabwo ari impano hari ubushobozi busabwa icyambere kugira ngo utangire girize ubube wayishora nko muri iki gihugu cyacu icyambere ugomba kuba ufite connection y'Imana uhamanya n'Imana ko wabibwiwe n'Imana icyakabiri iyo Mana yabikubwiye igomba kugufinansa ntabwo washobora itorero ukenywe nibikunda sari irahenda kubaka urusengero birahenda kugura ibyuma birahenda ntabwo wabishobora ikagufinansa ukaba ufite ubushobozi bw'amafaranga icyagatatu ukabuza ibyo ukora warabyize mu ishuri kuko haraho isi n'iterambere aho rigeze ntabwo ari ukuyobora abantu mu Kigali ugomba kugira ubwenge bw'Imana ukagira ubwenge bw'Imana ukaba warize ibyo uvuga ukabusa neza ukaba buri muntu wese ufite icyo wamubwira iki ntabwo ari igihe umuntu yabwira ndetse no gusabira abantu umugisha muri ibi bihe uravuze aho ngaho ngo nta muntu ushobora kwigisha cyangwa gukora umurimo w'Imana mu buryo bwo gushinga itorero nta finance nta gusa neza nta utaragiye mu ishuri bivuze ko nta mu apotre cyangwa se umupasiteri ushobora kuba yaba yashinga itorero cyangwa se yashinga idini atarize cyangwa se adafite ako kantu oya ntabwo navuze ko atarize nakubwiye ngo aho iki gihugu cyacu kigeze gutangira igirize biragoye mbere abantu batangiraga munsi y'igiti ubundi ukakodesha akazu gato ugatangira ubu ni sari umujyi wa Kigali ugomba kuza gusuzuma ko iyo nzu yujuje ibisabwa iyo sari irahenze na amafaranga menshi udafite amafaranga uzayikodesha iki ni icyambere icyakabiri isi ahigeze n'iterambere kera batangiye itorero umuntu yatangiraga yambaye ikabutura yambaye ishati yambaye agapataro gutyo muri ubwo buzima ubisa higeze style zaraje ibintu biragusaba kuba pastor usa neza utwaye imodoka nziza urya neza ugaragara neza n'imbere y'abantu utagaragaza inzara utararenga aho ngaho rero hari turi muri lockdown turi muri guma mu rugo hari ukuntu insengero zafunzwe hari ibintu byose byarahindutse ugasanga insengero zimwe na zimwe ziri guca ku mbuga nkoranyambaga zazo cyangwa se ku rukuta rwazo bavuga ngo amafaranga cyangwa se amaturo bayacishe kuri mobile money bigenze guri utekereza iki kuri abo bapasiteri babwiraga abantu bazi neza yuko amafaranga cyangwa se abaturage cyangwa se abakristo babo ntago bari gukora ntago bari bazi ko bari mu rugo ubwira utekereza iti kuba apotre cyangwa se abapasiteri ngo bature yes icyo nagusubiza ntabwo hatura umukire ahubwo hatura umutima wamenye ibanga ryo gutura ntabwo umukire ari gutura hatura umutima wamenye ibanga ryo gutura nta ikindi ntabwo umuntu atura mu mahoro atura no mu byago no mu makuba gutura ni igikorwa cyo gukiranuka ahubwo numva mu gihe coronavirus yari ije abantu bikanga urupfu
niho bagombaga gukiranuka cyane kugira ngo buzuze ibigomba gukiranuka. Pastor rero wabwiye abantu ngo bature ku rubuga kuri nomero iyi niyi, ntabwo yakoze igikorwa cya Satani, yakoze igikorwa cy'Imana. Biri mu nshingano kubabwira, kuko ituro niki ni amahame ya Bibiliya. Kuba icyorezo cyaje mu gihugu ntabwo cyakuyeho amahame ya Bibiliya. Ukiranuka niwe mukiranutse, ukora ibyaha n'uwa Satani. Ushobora rero ko yabwiye ati, wenda dutanga urugero, ubu hari insengero zifunze, hari abakristo bakora, hari n'abadakora, hari abantu bakora bagatanga icyacumi kuri konte z'itorero nk'uko babimenyereje Imana, hari n'ababona amafaranga y'icyacumi abonetse bakayashyira pasitoro nk'uko umurongo waho wagirize, hari n'abandi turi mu bihe bibi reka tubyirire. Umuntu apfuye ari mu bihe bibi, yarariye icyacumi cyangwa yarahemukiye Imana, yarakoze, mu bihe bibi wishyura uri mu ideni, mu bihe bibi wikiranura n'ukurega, mu bihe bibi urakiranuka. Ahubwo ibi bintu hari n'ikindi utambajije. Muri biya bihe bibi hari n'amatorero yafashije, ukabona baragura imiceri, baragura ibyo kurya, baragura n'ibi. Biriya abashumba barabikoze. Hari n'abakristo ubwabo bagiye bafata, nanjye ndabafite abakristo batandukanye, harimo n'abari hanze bagiye banyoherereza amafaranga, ndetse ndanabashimira nibaza kunyumva, nkagura ibiryo ngaha abakristo bakennye, cyangwa se nkabaha amafaranga bakajya kwihahira. Ibyo byagiye biba nk'uko natwe twagiye tubikora mu cyiciro cyacu gitandukanye. Hari amatorero yabikoze arabitangaza, hari n'ababikoze mu ibanga barabifata batagiye ku mbuga babitangaza. Ibintu rero pastor wabwiye ati nimufate umurongo mutange, ntabwo yakoze amahano, ibyo yakoze byari mu nshingano ze. Abakristo banjye mbigisha gukiranuka mu cyorezo, mu mahoro, mu mvura, mu itumba, kubahiriza inshingano zabo. Urakoze cyane. Muri Bibiliya dusanga hari ibitangaza bigenda Imana yaba yarakoze cyangwa se Yesu yagiye akora bijye bitandukanye, nko kuzura ba Lazaro, kugenda, yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ibitangaza. Ukibaza uti muri iki gihe ho nta bitangaza bigenda bikora ku buryo wenda byakongerwa muri Bibiliya nk'ibitangaza byakozwe? Kubyongera muri Bibiliya yo juste wenda ari nka Bibiliya yanje yavumbuye, ariko ubundi Bibiliya mu byahishwe 22 mu murongo uhera havuga ngo ntihazagira umuntu ugira icyo yongera muri iki gitabo cy'ubuhanuzi cyangwa se cyakuraho. Bibiliya iruzuye, ibitangaza nzakora bizari ibitangaza bishingiye kuri Bibiliya, n'ibyundi mwaposa azakora bizari ibitangaza byuzuza ibyabaye muri Bibiliya, nta jambo tuzongeramo. Ariko ndakumenyesha yuko Bibiliya yandikwa umuntu akengera. Nanjye ubwanjye mfite amateka y'ibyo nadepoza muri library hanyuma bakabyandikamo. Nabonye n'amaso yanjye, nabonye abasazi bikorera amabuye bakira, nabonye abagore b'imyaka 40 n'ingahe babyara, nabonye abana b'ibidepire b'imyaka 10 n'ingahe bahaguruka bakirukanga, nabonye abantu barwaye igicuri b'abagore rwose birukanwe mu miryango bakira, nabonye umuntu abantu bafite utuboko twabaye gutya ngo rambura akaboko akakarambura gutya ukabona karakiza. Icyo ni igitangaza wakwandika muri bi ahantu hatandukanye. Nkuko jewe amateka yanjye naca, iyo nyuze mu mujyi ngenda n'amaguru, iyo nyuze mu ikaritsiye, aho ngiye gushinga itorero mu gihugu cyangwa ni nyuma yaho, nkura n'abantu bahagara bati waje n'ibitangaza ibi nibi byabaye. Ibyo ni amateka ya Apostle Joseph kubw'impano n'umuhamagaro yampaye, sibyo? Nkuko nanjye nza abantu Imana yakoresheje ndeba, ushaka kuvuga ngo iki ni igitangaza bakwandika muri Bibiliya. Ariko rero ibyo ni amateka ashoboza gukorera Imana, agatuma Eglise yubakwa, natwe akatuma dukomerera mu byo twizeye, ariko ntabwo tuzayongera mu Bibiliya. Ahubwo mu bitabo tugiye kwandika mu minsi iri imbere tuyashyira mu bitabo, bari abantu tukabahamagara nabo bagatanga ubuhamya, bagahamiriza yuko Imana, kuko Yesu yaravuze ngo uko nari kerana n'uyu munsi niko ndi. Nizere ko umuntu wambajije iki kibazo araza kuza gukurikirana yawe TV. Hari umuntu wakimbajije ngo nzakikubaze, iyo mbise ndaza kuza gura n'umwapote ndarambagira ngo nza kukubaza kuko wenda mamuza ni byinshi bigiye bitandukanye. Hari abantu bamaze iminsi bavugwa ribu yafashe, n'abantu ni igitsina gore, harimo abakuru, harimo abatoya, bagiye kwiyongeresha imibiri yabo, banagira bimwe na bimwe mu bice byabo bagabanya. Abo bantu bavuga iki kubera ko batari proud yuko baremwe n'Imana? Abo bantu
abo bantu ntabwo baraza ahubwo hazaza benshi ko birivuga ko twinjiye mu he by'ubuhenebere biteye ubwoba byo mu minsi y'imperuka hazaza benshi rero icyo ni icyaha kibi Bibiliya itemera ni n'icyaha amategeko urumva n'itegeko ry'igihugu ritemera ni icyaha cyo kudaha agaciro uburyo Imana yakuremye ubundi Bibiliya itangira bavuga ngo tureme umuntu ase nkatwe umuntu wese uko arimwe ariko negite n'Imana asa n'Imana kumva rero kwizuru ryawe atari ryo ukajya kuribaga ukumva ko umubiri wawe runaka urugingo uzajya kurwongeresha no kuba uriya muntu siwe wamufunga utamufunga wamuhana utamuhana ahubwo akeneye hari ikintu cyabaye mu mutima wiwe akeneye kumenya Imana neza no kumenya icyari cyo ni umurwayi yarangiritse afite ikibazo akeneye gusengerwa nicyo gikuru na hariya muri gereza ari akeneye kwigishwa kugira ngo hamenye ko icyo niki cyabimuteye niki cyabi kuki yumva ari mubi kuki yumva hari uwundi muntu asa gute ariko ugasanga wenda ntanga urugero hari ibintu abantu bishushanyaho hano ku mubiri amatatiwaje noneho nagiye nganira n'urubyiruko rwishi rubifite cyane cyane hano nagiye mbwiriza bagakizwa rikagahura ari jene yuko icyo kintu nkamegera tukaganira ariko ngasanga icyo kintu yaragikoze kubera ikigare atazi nicyo bivuga ihene mbi nta wizirikaho inziza umuntu asa nk'uwo bagendana ushobora gukunda umuntu umwe wenda ni umusitari runaka yabikoze wo muri Amerika wo mu bihugu bitandukanye uca ku mbuga nkoranyambaga ukumva ko niba yarasongoye iberejwe nawe ukazajya kurikoresha kandi wenda afite n'ubuhanga bw'ababimukoreye wowe ukabikora bikaba byaguteza kanseri cyangwa bikakwangiza uruhu mu buzima bwose umuntu rero wamenye Imana ntabwo akopera ngo nubona umuntu yisize ibintu nawe ugenda ubyisiga nubona umuntu yihinduye nawe ugenda ubyihindura ntabwo rero jewe ndi bushyigikire ababishyigikira twebwe umukristo agomba kunyurwa nuko ari akumva Paul avuze ngo ubuntu bw'Imana burampagije akumva kuko asa na Yesu ukumva yifitiye icyizere cyo mbyutse mu gitondo niyaturaho ibintu byiza nkava ngo ndi mwiza nsa na Yesu nzakomera nzagera kure abana banjye bazigishwa n'Uwiteka Imana yarampamagaye ndi umugabo mwiza nigeze kubwira abantu ntahubwo habaye abamisi b'abagabo nanjye mba numva ndi mwiza najyayo umuntu araseka ati Joseph nawe wahinguka ndamubwira nti impamvu wumva ko ntahinguka nuko ari ukumona it's good for you it's bad for you wumvise jewe ndi mwiza kuri je wowe ibyawe simbizi urumva rero ugomba kugira valere nkawe yanje rwose ubu ugomba kumva ufite valere ku buryo nta n'umuhungu wapfa kugukandira ari ati jewe anje ndi umukobwa mwiza ibi rero biterwa n'iki hari igihe uvugisha umukobwa guri mwiza ngo wishinyagura wambaye neza ngo nibisanzwe washokoje neza reka ibintu byose umbwiye ati ni mwiza ni wishinyagura wambaye neza nibisanzwe mama umwana mwiza reka ndi mubi uyu muntu rero ibintu byose yamenye ko ari bibi abasha no kwibagisha abasha no kwihindura abasha no iyo wamenye kuri mwiza muri Kristo Yesu uba wumva uri misi nawe wajya mu marushanwa mbese ukeye uremwe neza urakoze cyane akandi kabazo k'amatsiko hari ukuntu amatorero cyangwa se amadini hari ukuntu umuhungu ashobora gukundana n'umukobwa bakijijwe ariko nyuma bakaza kugwa mu mutego bakaryamana ugasanga uri hahandi umukobwa atwite bikaba ngombwa yuko bashaka gushyingiranwa mu buryo bwo gusezerana imbere y'Imana ese kuri wowe wemera yuko umupasiteri cyangwa se padiri cyangwa se byaterwa n'urusengero cyangwa se idini bashyingiriwemo umupadiri cyangwa se umupasiteri ashobora gushyingira umukobwa cyangwa umusore barakoze icyo cyaha ko nzi neza ko hari amatorero n'amadini batajya babikora ese ubitekerezaho iki wowe ntabwo birivuga ko hashyingirwa abakiranutsi birivuga ko hashyingirwa abagiye gushinga urugo bakundanye icyo nicyo gisubizo cya mbere ntabwo hashyingirwa abakiranutsi ahubwo hashyingirwa abakundanye bujuje ibisabwa mu bisabwa rero muri bya Eglise n'umukobwa agomba kuba yararinze ubukobwa bwe kuko araza guhabwa certificat yuko yarinze ubukobwa bwe n'umusore araza guhabwa certificat yuko yarinze ubusore bwe hashingirwa rero abantu bamaze kubyumvikana sabakiranutse ariko nkavuga icya kabiri buri umuntu ashobora gusambana 7 agasambana 7 ntibamutera inda akaza tukamushyingira noneho undi yasambana rimwe bakamutera inda kuko atabimenyereye ugasanga ushingiye wasambanye 7 kuko atatwise noneho uwasambanye rimwe kuko yatwite ukanga kumushyingira kuko byagaragaye numva rero impamvu za Eglise zishyiraho umurongo ngita gukumira
gukumira. Buriya uyoboye kuyobora urubyiruko ntange igitekerezo, ntange reka mbanze numva ibyo ngiye kuvuga ko ntacyo bitwara, nta komanteri bazabivugamo. Nuvuga ngo kuyobora urubyiruko, iyo uyoboye urubyiruko bisa nko gutwara ibikeri mu ngorofani. Urabona ibikeri, reba uvuye nko kuri tapi ruje Nyamirambo upakiye ibikeri mu ngorofani nta mazi arimo, ntushobora kugera kuri 40. Kimwe kiba gisimbuka kivamo, ikindi gisimbuka kivamo, gitora ikindi gisimbuka. Mu rusengero urubyiruko ruri mu gakiza ni intambara, kugwa, kubyuka, kuva muri iyo ngorofani kongera kugaruka. Ukubise rero ukabago sinzashingira uwasambanye, sinzashingira uwakiguyemo, wazabura n'umushingira. Ahubwo icyo ukumira ni iki? Niba umuntu ari urubyiruko akagenda agasambana agatwita, akaza ukamushingira, n'undi akagenda agasambana agatwita, ukaza ukamushingira, ubufunguye irembo bose bazamera gutyo, kuko bazavuga. Buriya amategeko ya Egirize hari ibintu aratubuha ariko aranadukumira gukora ibyaha. Buriya kugira ngo bafate umukobwa nkanje bagushyira imbere y'abantu 200 buti saba imbabazi waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ndakumenyesha yuko ushobora kwanga gusambana kugira ngo utazajya imbere y'abantu ngusebe. Uko kwanga guseba rero gutuma kurinda urubyiruko kutivanga muri bya bintu, akavuga ati nazasema imbere y'abantu nkirukanwa nkagenza gute. Ariko ubundi mu by'ukuri itorero ni umubyeyi. Umuntu yakoze icyaha agasambana, iyo yihanywe arababarirwa. Icya gatatu nanone, abantu baje bakakubwiza ukuri ko batwite, bagaca imbere y'itorero mu nama bakabisabira imbabazi, jye nabashyingira ku ruhare rwanjye mu itorero. Umuntu baraguye mu cyaha bagasambana, bagasaba imbabazi, bagaca imbere y'inama y'abakristo bagasaba imbabazi yuko batirinze baguye mu cyaha, ntabwo icyo gihe nabashingira nk'abantu barongoranye, ntabwo nabashingira nk'abantu b'abakobwa, nabashingira nk'umugabo n'umugore, kuko tugira igihe cyo gusezeranya abagabo n'abagore, ariko ntabwo nabashingira nk'umukobwa w'isugi n'umusore w'imanzi. Tutararenga aho ngaho, hari ukuntu hari amatorero njya numva ngo bakajya gusuzumisha umukobwa. Nibyo numva ntabwo mbihagazeho neza, ndagira ngo udufashe utubwire, kuko hari igihe kigera nk'umukobwa ari kwigira gushyingirwa, cyangwa se hari inyigisho mujya mutanga ku rusengero, ni inyigisho z'abubatsi cyangwa se bitegura kubaka. Hari igihe kigera umukobwa mukajya kumusuzumisha akatwite. Jewe ntabwo njya kubasuzumisha, ariko hari za Egirize zibikora ngo zifite n'abaganga babasuzumisha. Ariko se buriya wenda umukobwa niba azashyingirwa ku wa 6 ukamusuzuma ku wa 5, ku wa 6, ku wa 5 akajya gusasa, yajya gusasa akaryamana n'uwo bazashyingiranwa, buriya ntiwaba wa muganga wamuvuniye ubusa. Uya ndi kuvuga wenda umva icyo mvuze. Umukobwa ashobora kuba ari bujye gusasa mu muco ku wa 5, azashyingirwa ku wa 6, kandi wo noneho wamupimye ku wa 3 kwadatwite. Hagati yo ku wa 3 no ku wa 6 se asambanye azasubira kwipimisha. Nge mbona biriya byose ni ibintu bashyiraho byo gukanga urubyiruko kugira ngo bumve yuko bakwiriye kureka kiriya cyaha. Navuga ko muri no minsi cyangwa se muri ibi bihe tugeze mu urubyiruko nirwo rwiganza cyane. Ubundi kubera iki ubona urubyiruko akenshi ari rwo rukunda gukora ibintu ukabona ntago bari kujya mu murongo cyane? Urubyiruko ni urubyiruko nyine. Umukobwa bameze umukobwa ameze nk'igiti cyeze kiriho amacunga. Umuntu wese abagutera ibuye. Ntabwo anje we witwa anje kandi urundi umukobwa. Ntabwo uzabyuka umba umusati sheri undi sheri sweet umeze ute waramutse gute n'ujyanura umukobwa mwiza ngwino dusange. Ibyo byose bikurura ubuhehese. Muri bwa buhehese rero umukobwa nawe afite confidence ndi mwiza, ibyo nibyo bituma urubyiruko ruragoye nyine. Aba ari umuntu ugishakisha connection ameze nk'indege igiye kuguruka, niyo mpamvu bagwa mu mitego myinshi y'ibyaha. Ariko ntabwo urubyiruko twabagonirwa rukora ibyaha, n'abakuru barugwamo. Umuntu wese ashobora kugwa muri icyo cyaha mu gihe atirinze atafashe ingamba. Umuti wo kutakigwamo si ugusenga, ahubwo ni ugushyiraho ingamba zo kwirinda. Icyo rero wavuze cyo kujya
gupimisha umuntu uko atwite egirize yabigikora ntacyo byaba bitwaye sibyo baba ari uburyo bashyizeho kugira ngo basuzume eganje reka tugwire n'ubundi sibyo kuba umuntu yari umukobwa muri korari aririmba n'umusore baririmba muri korari bagategura ubukwe noneho mu gihe cy'ubukwe wajya kumusezeranya ukumva haje abantu wambaye umwenda wera uri pastor uvanga ubukwe butagatifu wajya kubona ukuntu umuntu agusanze mu rusengero akubwiye ati wa mukobwa aratwita inda y'amezi 7 umusore yaricecekeye n'umuhungu yaricecekeye uri pastor biragoye ubu bihita bigora ku buryo n'urugero umukobwa afite ubukwe kwa 6 kwa 5 ukumva inkuru z'uko umukobwa ashobora kuba atwite icyo gihe bigenda gute icyambere nabahamagara icyambere nabahamagara shobora no kubahamagara bakabyemera sibyo ati rwose twakoze icyaha turatwite ndatwite bagasaba imbabazi hanyuma rero iyo hirya yo kubyemera no gusaba imbabazi bakatura icyo cyaha tukabasengera icyo gihe icyemezo komite iyoboye girize ishobora gufata umwanzuro ndumva biba bitoroshye hanyuma rero hari abantu bagiye babaza Karande ni iki aho ngo Karande ni cyundi ko bakunda kuvuga ijambo Karande ni iki Karande ni ijambo bivuga kurandaranda ni iki ni abantu bicaye b'abavandimwe basogokuruza bamasenge mu isekuruza byo hejuru bashyiraho amategeko y'imiryango ya mategeko y'imiryango bashyiramo ibintu byaho umuryango utazarenga uko umuryango uzagenda noneho igihe kiragera bapfa abantu bagasigara bagendera kuri izo za Karande z'amategeko n'amabwiriza byashyizweho nguho urugero hari uburyo bashobora kwicara mu muryango bavuga ati twebwe wenda abakobwa bo mu muryango wacu hari abagiye mu mahanga batatira igihango bakora ibyaha nibagaruka uhereye none ntihazagira umuntu wo mu muryango wacu ujya mu muryango uzahajya azagirweho urubanza ibi nibi bikaba Karande ugasanga ugiye mu muryango hanze biramukurikiranye undi ugasanga aravuga ati twebwe mu muryango wacu twabyaye abahungu baratunanira ubwo batunaniye rero ntabwo dushaka kuzongera kubyara abahungu mu miryango yacu bakabigira ihame babibwira imandwa za kera n'abakurambere n'ibiki byose nyine ibyo bakoreshaga basenga imana itari imana nyamana ibyo bikazagira ububasha bikinjira mu maraso yabo bikazagira ububasha ugasanga ya miryango irabyara abahungu hari ibindi ugasanga n'abakurambere bishwe na diabete na kanseri no kwa muganga abadogiteri ujya kwivuza diabete umutima wica n'izindi ndwara bakubwira ngo izindi ndwara ziri mu maraso za Karande ziri mu maraso ya se nawe yazikuye mu maraso ya nyina yazikuye mu maraso ya nyirakuru yazikuye mu maraso ya sekuru ibyo nibyo bita Karande bikurikirana abantu izo Karande rero ni ibintu utivuza ngo biveho batanakaruma ngo bikurwaho n'imbaraga z'amasengesho na wa muntu nyine ufite impano yo gukiza Karande kwirukana abadayimoni gukiza Karande umuntu ufite iyo mpano rero ukiza Karande saba pastor bose bafite impano yo gukiza Karande ni umuntu ufite impano yo guhishura ibihishwe ku buryo yirukana Karande ari kwireba icyakabiri ni umuntu ufite impano yo gutegeka uri mu mbaraga zitegeka yarahaye impano yo gutegeka akoresheje ijambo ry'Imana hanyuma akaba nyine yarasigiwe icyo gikorwa kugikora saba abantu benshi rero bakiza Karande niyo mpamvu uzasanga mu rusengero ni muze tubakoreye deliverance umuntu agasaza nta mpinduka Karande rero urumva hari ikindi bita nanone inyatsi ni ikintu kiza kigakubita business wari uyifite ubuzima bwawe imibereho urugo abana company ariko inyatsi yo irashira umuntu akongera akabona iterambere ubuzima bukagenda Karande yo rero ni mirere uba gusege cyangwa hari imbaraga ikurwaho n'imbaraga z'amasengesho n'imbaraga z'amasengesho abantu bakira Karande Karande yo kudashaka ugasanga imiryango yose ivukamwe abakobwa benshi nta wigeze urongorwa ugasanga muri buri muryango hari Karande buri mwaka bapfusha umuntu ugasanga buri mu muryango hari Karande uwubatse urugo wese ruhita rusenyuka ugasanga bose bishwe n'umutima bishwe na kanseri iyo ni Karande umuntu rero iyo Karande ishobora kandi ugasanga umuntu arasenga yarabatijwe ari mu rusengero ari muri korari ariko icyo kintu nubwo rero yakire Kristo akavuka ubwa kabiri akwiriye kwivuza iyo Karande agashaka umuntu ufite imbaraga z'Imana akamukorera deliverance uwo rero abone ukubabwira bakajya bamamagara nk'abakorera deliverance aho si impusha niyo mavuta nkoreramo ni ugukora muri kimwe twavuza idigiri mini dig kwirukana umutima ni nonaha kwirukana diabete ni nonaha kwirukana senezite ni nonaha kwirukana ibitega ni nonaha kwirukana ubukene bwa Karande ni nonaha kwica abadayimoni batera abantu ni nonaha
ngira ngo muri kubyumva abakunzi bacu rero nituza gusoza ikiganiro cyacu araza kuza kubaha nimero kugira ngo mujye mumuvugisha wowe ufite izo karande wowe ufite ibyo bibazo yagiye avuga uraza kuza kumuhamagara kuri nimero aza kuza kuduha nidusoza ikiganiro hanyuma rero ndagira ngo utandukanyirize karande umaze kuyitubwira ariko turagira ngo uyidutandukanyirize n'umuvumo. Karande nabikubwiye, hanyuma inyatsi nayo ni ikintu cyiza kigakubita ibintu byawe kikabitwara ugasubira hasi, ariko nyuma ugashakisha izindi mbaraga ukazibona. Umuvumo rero ni abantu bicaye baravuma. Umuvumo nyine ni abantu bicaye no muri Bibiliya haba umugabo wari warahawe n'impano yo kuvuma. Ngo bajya kumureba akabavumira abantu. Nk'umuntu yaguhemukira cyangwa abantu batera igihugu bakajya kureba uwo mugabo muri Bibiliya agahagarara ku ngabo zateye akazivuma zose zigapfa zigasubira aho zavuye. Ni abantu rero uwo ni umuntu wari warahawe impano yo kuvuma. Ubu se nanjye nshobora kwicara nkavuma umuntu bigakunda? Ntabwo byakunda. Abantu bagiye bavuma abandi kubera Imana yaringanije ibintu byayo neza. Umuntu yajya guhemukira ukamuvuma ati imodoka irakakugonga ugahita ikugonga aturagapfa ugahita upfa. Ibyo rero imivumo idafite aho ishingiye Bibiliya ivuga yuko idakunda. Hari abantu bashobora kuvuma, ndavuga nka 3 cyangwa 4, sibyo? Uwa mbere umuvumo ukomoka ku babyeyi. Igihe cyose uzaba i Kigali ukama umujyi runaka Imana ikaguha umugisha, ntumenye so na nyoko, uzamenye kuri munsi y'umuvumo. Ijambo ryose so yakwaturaho na nyoko Bibiliya ivuga ko rishobora ryiza ryakugiraho ingaruka, ribi naryo ryakugiraho ingaruka. Umuvumo ukomoka ku babyeyi. Ndetse tubwire n'abatwumva n'ujye ubyuka ubwira abana ba amagambo meza kugira ngo bazabe beza. Amagambo usohora ubwira abana bawe afite capacity y'ubushobozi yuko abana bawe bazaba nk'amagambo ubabwira. Niba ubabwira babigo bazapfe ntacyo bagezeho ntacyo bazageraho. Niba ubabwira ngo bazakenyuke bazakenyuka. Niba ubabwira ngo bazaba abanyamugisha bazabanya. Kwitoza kwatura amagambo meza ku bana bacu. Umuvumo ukomoka ku babyeyi. Umubyeyi ashobora kukuvuma aho waba uri hose mu gihe wamuhakana. Hari n'abana baba baragiranye ibibazo na basese barataye ba nyina cyangwa ba nyina barataye base, ugasanga umwana ahagagoye mama simwemera ntiyandeze yarantaye. Nubwo yagutaye ariko yaragutwise aranakonsa igihe gito aragusiga. Umuvumo rero wa so na nyoko uremewe Bibiliya irawuhamiriza. Hari umuvumo wa kabiri, umuvumo ukomoka mu kutubaha ibyo mu nzu y'Imana. Kudatanga icyacumi, gukiranuka cyangwa se kumenyera ibyo mu nzu y'Imana. Kumenyera ibyo mu nzu y'Imana. Hari umwami umwe wafashe ibikombe byo mu nzu y'Imana bijyaniye mu rugo asukiramwe abantu abashyitsi arabafungurira, nijoro ikiganza kirazana ngo meni tekeri ufarasini. Kubw'ibyo wakoze wapimwe usanga udashyitse. Urumva Imana imukura ku ngoma kubera ko yamenyereye ibyo mu nzu y'Imana. Umuvumo uterwa no kutubaha ibyo mu nzu y'Imana. Yavuze ngo nujya mu nzu y'Imana ujye unitonda, ahubwo hahantu nubwo kaba ari agasengero gato bakasengera ubanza utekereze neza. Umuvumo uterwa no kutubaha ibyo mu nzu y'Imana. Hanyuma umuntu wa gatatu wakuvuma ni umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ashobora kukuvuma bikakugiraho ingaruka. Wabisigiwe ariko ufite impano. Si byakundi uva muri egirize ukajya mu yindi pastor ngo kukuvuye hano ngo ndakuvumye. Ibyo ntibyagufata. Wumvise? Oya, ni umuntu ufite impano. Hari umunyempano ushobora kukwaturaho ikintu kikakubaho. Nkanjye ndaguha urugero. Ntabwo iyo umuntu andakaje n'umpemukiye nshobora kumurakarira kuko murakariye bimugiraho ingaruka. Mfite ubuhamya ntatanga kuko ndamutse mbutanze byangora kwisobanura, cyangwa se na polisi yamfata, cyangwa se n'abantu bajya bampunga bw'abantu bagiye bampemukira bikabavuma. Warabavumye se? Wimbeshyera. Ndavuze ngo abantu bagiye bampemukira bikabagiraho ingaruka. Mfite ubuhamya ntatanga ku mbuga nkoranyambaga, ariko nzi neza iyo ndi mu bihe nk'ibi byo kwatura idigiri mini digi, ijambo rya mbere marayika umuhagarara imbere arambira ngo sinkajye ndakarira abantu. Mbwire n'abakora commentaires zitandukanye ku mbuga n'abatanyumva n'abagira gute, Yesu njya mbarakarira. Nubwo umuntu yantuka nunyibye numpemukiye simurakarira kuko murakariye byamugiraho ingaruka. Iyo mpano ndayifite, mfite ibimenyetso 4 5 6 7 n'abakristo dusengana hari ibyo bazi. Ntabwo rero je mfa kwatura amagambo mabi ku bantu. Nigeze guhagara mu rusengero natura ikintu kibi ku bakristo, ndavangwa abantu mwese mudatanga icyacumi ndabirukanye ku kazi.
babyumvise abantu mwese mudatanga icyacumi musenga tugomba gutunganya ibibazo bya igirize nirirwa mu rusengero mudatanga icyacumi ndabirukanye kugaza uko kwezi birukanye hafi abakristo bose bakoraga noneho bakaza mu rusengero nkongera nkaba bagomba shubije ku kazi bakagenda ibyo wenda mvuze icyoroshye sibyo akanwa kacu katura ibintu bigasohora niba mbasha kubwira ingumbago nkatuye kubisama ugasama nkabwira umusazi nkabango natuye gukira ibisazi bikamuvamo nkabwira abadayimoni ngo dayimoni ndakwirukanye va mu muntu ikirukanye ngo Joseph aranwitse ntabwo tuzagaruka muri uyu mukobwa iriya dayimoni mbwira ngo ndakwirukanye dayimoni ikirukanye ngo Joseph aranwitse urambwira ko nyibwiye ngo genda muri nakitajyamo none se Yesu yabigenje gute yanyuze ku muntu arasakuza ati dayimoni turapfuye Yesu abwira abadayimoni ngo nimujye mu ngurube barirukanka bajya mu ngurube buri abadayimoni natwe tubabwiye kujya mu ngurube zajyamo tubabwiye no kujya mu bantu babafata dufite amakuru rero nigeze gusengera umuntu umwe wenda mvuga ko ngako wari urwaye abadayimoni bamuroza ahinduka ikiragi bakundanye n'umusore hanyuma umusore abenza umusore aramuroga abikiragi abakiragi ariko mu gihe nasengaga musengera umunsi wa mbere biranga ku munsi wa kabiri ndavuga mu izina rya Yesu aba badayimoni bari muri uyu muntu nibagende bagende binjire mu wabohereje ibyo bamukoreye mbihinduye ibanga ntabwo mbivuze akanwa kacu gafite ubushobozi akanwa ka papa we na mama wawe umuvumo ukomoka mu kutubaha ibyo mu nzu y'Imana n'umuvumo ukomoka mu kubahuka abakozi b'Imana umukozi w'Imana nubwo yakurakaza nubwo wamubona akora ibyaha agenda gake Dawudi yarongoye umugore wa Uriya yandika urupapuro rwitwa Uriya Imana ibihishurira Natani ngira ngo mwabyiboneye rero hari byinshi yagiye babwira mwe wowe ufite ibibazo wowe utabyara wowe ufite izo za karande ngira ngo mwumvise ko abisengera byose bigakira nimero zo agiye kuziduha agiye kutubwira ama social media platforms akoresha wowe icyo usabwa ni ukukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo nyine ubashe kubona nimero ziwe ubwo ugiye gusoza ugira ikintu ubwira abakurikiye yawe TV by'umwihariko abafite ibibazo abo batabyara abo bafite izo za karande abo badafite abagabo abo bamugaye cyangwa se bafite ibibazo bigiye bitandukanye ndetse unasoza ubaha social media platform zaho bagusanga kugira ngo mubashe kuvugana icyo twasoza tubwira abantu ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka bya bindi ntabwo nkeneye ntabwo njya nsengera abantu ahubwo nkeneye guhura n'abantu bisengeye bikabananira bati iki naragisengeye cyaranze nagiye ku musozi cyaranze naryamye imbere y'igitanda cyaranze abahanuzi baragihanuye cyaranze abo nibo nkeneye muri ayidigiri mini dig ngitegeke ntabwo nkeneye ko umuntu ashyira ku rutonde rw'abamusengeye nkeneye ko umuntu avuga ngo nahuye n'umuntu w'Imana iyo uhuye n'umuntu w'Imana ibimenyetso biri nibitangaza birakoreka icya kabiri ntabwo nshobora kugukorera deliverance ngo ubohoke mu gihe cyose utanyemera na mwarimu wigisha France mu ishuri utemera uwo mwarimu ntushobora gutsinda isomo rye ugomba kubanza kubona hagaze imbere ukumva urishimye ibyo avuga ukemera ko ari ukuri ukabasha gutsinda iryo somo mu gihe cyose rero utemera ko ndi umukozi w'Imana niwemere ko Imana yampamagaye nta nubwo igitangaza nakirema mu izina rya Yesu icya kabiri abantu duhura nabo baba bafite ibikomere by'abantu bahuye nabyo wakumva Joseph ukamugereranya n'undi mwahuye w'umwesikoro w'umunyabibazo noneho yakubwira n'ibintu ntubyumve ndi gukorera Imana yarampaye umugisha w'ibifatika byo kwisi kugira ngo mbashe gufasha abantu mu bifatika byo mu ijuru turahamagarira abantu kutwegera tubasengere bakire babohoke icya gatatu dushobora kubwira abantu wibyihererana umuntu ivango jewe byararangiye nzapfa kubyara si ibyanjye gushaka nabohoye Imana nduwe imivumo nyine nduwe inyatsi na karande reka wibohora Imana hari agakoze ngo Imana yacu irakorana nyuma ya zeru irakora tubonye Imana ikora ibitangaza wigwa byuka kandi ikindi dusoza tubwira ibitangaza byose biba ntabwo ari ibyubahisha Joseph ni ibyubahisha Kristo Yesu niba
n'imirimo y'Imana n'ibitangaza bikoreka byubahisha umwami Yesu. Agiye kunkoresha byinshi cyane kugira ngo abantu bakire babohoke, izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Imana ibaha umugisha. Ndabaha aderesi imwe irahagije, 0788 54 11 0788 54 11. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, izindi aderesi wakenera naziguha. Ntabwo gukira bisaba gutega indege, ntabwo bisaba kwirirwa wumva abantu birirwa bamamagara tuze kukureba. Ayidigiri mini digi wizerera huri, ugakirira huri, ukabohokera huri, ukubahiriza amahame y'ibisabwa, hanyuma warangiza ugakira ukazuka ukabohoka. Nimuhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.